kabaho cyane ku bakinnyi bakigurwa noneho bagahabwa icyizere ariko bazitwara abandi bakinnyi beza arabizi nyine ko ari Mbawoma arabizi ko ari Mamadusi arabizi ko ari Watara Arsene yakinaga nka Rutahizamu arabizi arimo aragerageza gukora ibintu byinshi ariko afite icyo bita ipupa. He's rushing everything. Arimo ararashing. Natuze ari imipira rwose nk'ibiri agomba kuba yadekaye mu mpande kwa kuno umukinnyi yakoze overlap hejeje uruhande ugomba kumurikorera barari hafi ya kona akitonda araho twita muri foteye kuri kariya kantu kegereye kuri corneri ku buryo asunika kwa kuno umuntu abahagaze wenyine umuntu yikunda ni Serumogo hari ukuntu agenda gaheza kabisa ko batiyime ku buryo bateganye n'umudefenseur wundi ku buryo yisunika ubundi akayikeba imbere y'izaminduru zikavuga ugasanga Omeda yishatse guhita shota kameme. Umutoza mukuru wa Sofu Sogonya Cish niwe uzubwira abakinnyi bacu bajya gukina final ati ntugashotagura uko bibonye nta baro yica umuntu baro ntiyapfumura umuntu wayimushota akavimyuna yagera konkajon akagwa akamuvura ariko ntiyamupfumura ngo yashobora gushotera nko mu bantu batanu bakoze block kabisa ukabona arashaka gushota pira bakayibloka ku buryo byagezeho Darko maze atari kubite ntabwo n'abagenzi bawe mu mande kuki utabakinisha ngo umupira mukina nako kantu nabonye ariko arakora ama movement arabuja aragerageza gupressinga baro bamuhaye aragereza kureba ukuntu yazikinana n'abandi usibye nk'izo yashaka gushota ari muri inyuma ya box gatoya still ntabwo nyine yari yakora ibintu bihambaye ariko turamuhigiye ntabwo twahita tuvuga ko byanze. Umuntu wundi wasimbuye ni Watara navuga ko impression abantu ari cross yateye nziza pira bawutera umutwe uca hejuru y'izamu mu minota mike yakinnye ariko ukabona we afite ikintu nakunzemo byibura cyo gutwara umupira buriya Rutahizamu akenshi ashobora gutsindisha umutwe ashobora gutsindisha n'ibindi bice by'umubiri ari kureba ukuntu umupira umugeraho akawukontorora ikintu cya mbere nyine cy'uburyo umupira umugeraho donc uburyo akaruma baro ese harimo ubuhanga kuko hari uyifunga rwose nibyo byananiye ababacidiye bero ukabona ugeze ngo bayikubise nko kwibuye itaruka baro ziraza ukabona rwose afite ikintu cyo kutuza akayifunga ukabona ntashaka ibintu nyine byo guhita hutiraho agatuza ukabona yubuye amaso ararebye arasikanye ikibuga niba ari baratanga hafi akayitanga akinjira niba ari umuntu herimina akamwerimina niba ari cross ukabona arayihinduye niba ari ugupenetra ukabona arabikoze afite akantu nyine ka confidence k'umukinnyi ubona ko yakinaga ahantu hakomeye ko kumva ko narebye n'amagambo atangaje nyuma y'amaca avuga ngo narebye abafana baje gushyigikira equipe bari na benshi stade yari yuzuye aravuga ati intsinzi iri nto bakwiye ibirenze ibi donc we yavuga ko match bagomba kuyikiringira mu minota 90 ariko still byagije ko nakora judgment muri rusange icyo nabonye wenda byafashije APR kugira bari abakinnyi bashya biramutoza ibisubizo kuri bench kuko nk'abakinnyi asimbuza b'abanyarwanda baraza ukabona nyine bafatiye aho match ritme yarigeze abo nk'abantu bafitanye automatisme banamenyeranye gukina n'izi kipe za polisi n'ibindi wenda bo batari kwintegra bushya ugahita ubona wenda bazamuye ritme ariko nyine ibyo bisubizo bigize kuko abanjemo abo banyamahanga niyo mpamvu nyine ushaka kuzana Niyibizi Ramadan niyo mpamvu ushaka kuvuga ati wenda umuzungu namuzana niyo mpamvu nko Watara nubwo ari umunyamahanga yabonetse akaba yahaguruka agasimbura donc APR yatangiye kugira ikintu cy'ingenzi cyane cya competition ikomeye cyane hagati y'abakinnyi ndetse na squad ngari bitangira kugenda biri ibisubizo muri match zimwe na zimwe niko nabivuga so navuga ko ni match nari kuyigiraho ibintu byinshi bayitsindira mu minota 90 bitabaye biza kuba kuri penalty ariko n'amaboko ye yafashe penalty ebyiri yazikuriyemo rwose apana ngo baziteye hejuru akwitwa ni Elijawe penalty yateye nabi cyane yateye nabi penalty ntago bigeze zitera hejuru ntabwo zagonze ipoto ni penalty yakoraga parade akazikuzamo amaboko ye ntiyanera Elijawe ko yagafashe rwose byarakaryamye karakapase so navuga ko nje niwe muntu navuga ko muri iyi match nta manota menshi
ngakurikizaho Yusufu Dauda wanyempressionye cyane, ariko Yusufu rwose kuva na match zo muri Tanzania nabwo abantu muri Azamu baratubwiraga ati umukinnyi n'umuhanga ko match ya Pyramide iyo hanze none n'umukinnyi mwiza rwose yo hanze. Njye nekereza ko icyo navuga kuri uyu mukino icyo byanyeretse by'umwihariko kuri isura y'amakipe yombi uko yarahanganye. APR yabonye test nziza pe. Police FC ishobora kubitahozaho ngo iguhe performance nk'iyo yerekanye kuri Rayon no kuri APR. Sayibone ejo bundi yinjiye muri champion hura n'amakipe mato, ndabizi za dropping zasubira kuba polisi, ariko yari ku rwego ruhambaye rwo guha test Rayon Sport na APR kandi yabikoze neza. So navuga ko abakinnyi ba APR berekanye urwego rwabo n'ibyo bashoboye. Siritu ku bakinnyi bashya ntekereza ko yari test nziza ko nta bakinnyi APR yaguze batakinaga, bura nta bakinnyi yaguze batari muri competition, nta bakinnyi bari baravunitse. APR yaguze abakinnyi basanzwe bakina banarabyerekanye. So APR rero yerekanye ko ikomeye. Buriya marigre buriya resultat ntabwo ikora judgment neza pe, ntabwo resultat ikora judgment neza, bisaba kwanaliza match, ukanaliza jeu. Igitego cyo burya hari gihe kizamo n'amahirwe, ariko ntabwo avuga ko APR itabonye amahirwe gutsinda ibitego muri iriya match. Yari yabonye mwavuze kuri rate ya Hakimu Kiwanuka yari komeye cyane. Iriya rate we nawogeza nka match kuri radio umuntu ashobora kugira ngo Hakimu Kiwanuka ntabwo ari umukinnyi w'umuhanga uko atatsinze kiriya gitego, ariko byonyine n'uburyo atwaye uriya mupira na positionnement umukinnyi wagaragaje ko umukinnyi w'umuhanga watsinda n'ibitego. So APR urugaje amaze kuvuga kuri bench yabo iri very very strong. Ni kimwe mu bituma ushobora gutwara na champion n'ibikombe. Ariko nanone 11 ba APR navuga ko kugera nk'icya 80% APR maze kwibaka muri 11 abanza mu kibuga, ariko still haracyari imyanya ikeneye kuzamurwa ikajya ku rwego kwizigira ku rwego rw'abandi bakinnyi beza. Muvuze kuri Seydou Daouda Yusuf, reba back four, wijya muri back four, reba defense bari inyuma ya babiri incroyable. Ntabwo iri ku rwego rwa champion y'u Rwanda gusa, navuga ko iri kujya kuba ku rwego rw'akarere. Uwo nimero 6 gusubira inyuma deja iyo ni colonne vertebrale ijya kuzura. Umuzamu not bad. Umuzamu ntabwo ari not bad, ni mwiza. Paveri n'umuzamu mwiza cyane. Claude kuri 3 aremeza nubwo nta musimbura afite. Abantu bibazaga impamvu APR kuye Rene bakamutiza muri Marine. Rene ntabwo ari ku rwego rwa APR none se, ariko none ubu Claude asigaye none nta musimbura afite. Bazajya bahahengeka uyu musore w'umurundi Pichu exactement. Icyo nicyo nashaka kuvuga no guhengeka. Novuga ngo nk'iyo 3 ya Claude uribaza aramutse adahari ayize nk'ikibazo cy'amakarita cyangwa cy'imvune ari match komeye, urumva ko abari handicap. Reba uruhande rwa Kagege ubwe no muri 10 ko ari kuri ya level ya Dauda twavugaga na ba Clement na ba Yunusu. Urwo ruhande rukeneye kuzamurwa ukajya kuba winga. APR aba winga ifite hafi ya bose, nabo yagiye yongeramo iramforce uruhande rw'iburyo gusa. Nk'ubu navuga ko umuwinga APR ifite w'ibumoso akiri Gilbert wenyine, kubera ko imikino ibiri ntabwo umutoza yageze akora experiment yo kugerageza abawinga yaguze ibumoso. Bisobanuye ko buriya Omedi ashobora gukina nka rutayizamu niko azamukoresha, ariko kuko atigeze amugerageza kwa rw'ibumoso wadushobora gutegeza ko atari umuwinga w'ibumoso. Nta nta nigeze akina nk'umuwinga w'ibumoso. Ukajya kuri Kiwanuka umuwinga w'iburyo, ni narwo ruhande ufiteho Muzungu, narwo ruhande burya rwa Kwitonda Rebaka, sibyo? So nekereza ko n'uruhande rwa Barafinda rukeneye kugezwa ku rwego rw'indi myanya iri mu kibuga twavugaga siritu nka mediane na defense. So izo mpande inyuma bakeneyeho navuga abakinnyi bandi, bagakenera umukinnyi mwiza ku ruhande rw'ibumoso ushobora gucalenginga Barafinda cyangwa se uri ku rwego rwa Barafinda, kuko buryo mu winga mwiza nushobora gutsinda ibitego biri hejuru ya 5 muri saison. Barafinda ntabwo abikora cyane, ni saison n'ubafite igitego kimwe gusa muri saison ahegeze, kandi ari umukinnyi donc kubanza mu kibuga. Ntekereza ko APR cyane, ariko se nuzani ya rukino iyo Croire nta ikina Muzungu akina iburyo gusa, nta ntibaramukinisha ibumoso. Ndumva nta ariko umukinnyi w'indyo yaca n'ibumoso, ariko urumva ni kwa guhengeka Omedi yahaca. Reka tuvuge ibyo twabonye muri imikino ibiri, umutoza akinisha Omedi ntigeze amucisha ibumoso. So nta kimenyetso kigaragaza ko azamukoresha. Ariko ashobora no kuba yizera ko Barafinda nyina muhe ibyo ashaka nta mukuremo. Nabyo bibaho. Icyo nyine hari ibyo umutoza abona, ariko hari n'umusaruro. Icyo nge nemera nta bitego afite. Hari facts. Kuba yiruka nta ubishidikanyaho, kuba cenga nta ubishidikanyaho. Ariko siko twavuze umwanya wa Dauda n'uwa Clement n'uwa Liuswane.
urwo ruhande rw'ibumoso ntabwo rukeneye umucalenja petete rushobora kuba ari no ku rwego rutu rwonyine uhari nicyo bita nyine kwa upgradinga kuzamura ariko ibi ntabwo babikora muri uko kwezi deja barangije kugura nicyo nyine ntabwo mvuze ngo bagure windo yarafunze mvuze ko ari umwanya donc nibongera gutekereza transfer ubutaha niyo myanya yo kuramforosa umusimbura wa Claude gusa bafite uruhande rw'iburyo inyuma no ku mwanya wa Barafinda akeneye upgrade wowe wabonaga ko ari Barafinda kimwe n'abandi bakizo APR ifite kirenze umuntu umwe ni ikibazo cy'imikinire kubera ko APR ntitsinda ibitego APR itsinda ibitego bike ngiye mwihangane gukoresha statement nabonaga iriya match niyo bayikina iminsi 2 nta gitego cyari kubona nibyo nshaka kuvuga niyo bakina 2 days ikintu bazaniye Kiwanuka ari nacyo wenda ntekereza kuzareba niba zagishobora na ba Omedi APR ntibona ibitego wabirebera muri shampiyona APR nigeze kubivuga hano muri match 15 za Fazare APR yaritsinzemo ibitego 17 iyo mibare ni mibi cyane ngo ni ikipe urebye imuzanengo ugiye gukora bira bitijanisha ni nk'ari igitego kimwe mu mukino nta bitego itsinda icyo rero harimo kwibaza ngo reka tureba bari bahari bose yaba Baka yaba Muzungu yaba Barafinda yaba Arsene nawe no mu yaba ni ibitego bike uzi ko Clement ari mu bantu afite ibitego byinshi muri APR kubera bira ibitego by'umutwe yagiye atsinda ari umudefenseur central wakabaye wumva icyo Dariko akwiye gukora buriya iyo wakoze muri coaching iyo wakoze system iproduiza uburyo abantu birasomeka biragaragara ababaswa muri iyo system bivana muri kangu urugero reka dufate urugero rwa Rayon Sport ari no kuntu Rayon Sport igira icyo twita fluidité Rayon Sport kina yataka izamu ubu bibona nyine byatangiye abantu bose bavuga ngo uyu mwana witwa ngo ntago afite igihaha ngo ari n'amakonsigne tactique atari yumva ngo reka tumureke ngo tujye dukoresha Haji na Basane ngo yaracyari umwana ariko kubera uburyo ikipe ikina isatira yajyagamo iminota 20-30 ya nyuma akagishyiramo ukamusimbuza akagishyiramo bivuga ngo muri ya system ufite yo gushaka ibitego ni ukwereka ko I can give you what you want o araza Basane yirukankana abantu nk'ibyo twavugaga bya Barafinda birarangira ntacyo gushyiriyamo ntacyo guhaye uze kunshyiramo iminota 30 ngitemo birarangira wa muhaji wawe afite ngizo mbaraga ngo aragaruka ngo defende ngo bakirane ku ruhande na mugenzi we wo ku ruhande bakinanaho ngo araguhereza nyine ngo kudefanda neza no kwataka ariko n'umusimbuza ukanshyiramo ndagishyiramo ukeneye iki ukeneye igitego cyo nemeranya na Lorenzo Barafinda nta bitego afite ariko si we wenyine bagihuriyeho bose nje ngaruka rero muri coaching n'ubundi cyase kudatsinda ibitego cya APR wabugikirenceje ugishyize ku mutoza gusa n'imitoreze abakinyi ba APR b'imbere haraburamo na karite oya urambwiye ngo subiramo iyo statement ntago wagishira ku mitoreze haraburamo na karite ko ikintu cyitwa ibitego ushaka kumbwira ko rutayizamu rero Lorenzo tujyane neza ntiwambwira ko Mbaoma Mamadusi Barafinda Muzungu Arsene Seki Logari wundi uyu nguyu wundi bari basanga Baka aba baguze Omedi Kiwanuka Watara ntiwambwira ko abakinnyi bagera muri 10 mu myanya 3 wabuzemo 3 wakora none nuko ko Rayon Sport ari ifite ligne d'attaque hatari ibitangaza ifite rutayizamu mwiza none se Muzungu tubyoroshye no buryo bw'imitoreze muri equipe nationale Haji niyicara Haji Barafinda abajya mu kintu n'ibyari bigigeze un vrai numéro 10 wakabaye ufasha abatayizamu gutsinda ifite Lamine Banuru ni nimero 10 wabwanga abakinnyi 10 nakoje Rayon Sport yatsinze ibitego 25 mu mikino 15 Rayon Sport ifite abakinnyi 3 cyangwa 4 muri zone offensive 4 nta nubwo ifite n'abasimbura nka ba APR Rayon Sport ifite Basane uzi impamvu Rayon Sport birabitego yakaba bifite foronganya yamutereka kuri asaka APR birabitego yakaba banzu nyumve Ntindura n'umutoza foronganya bitego banzu nyumve niba ikintu cyitwa rhythm of the game niba ucyumva Rayon Sport ikintu umupira wihuta isohora baro vuba mu buryo buri rapide APR ikintu cya mbere kiyica
APR ikina ibintu byitwa amapossession steril, ikora amatushe menshi ariko gupfumura ngo ikore icyo bita penetration biratinda. Twagiye dusubiramo inshuro kwizigira ibi bintu Rayon Sport ijya ukora byo kwataka box ya opponent, aho Serumogo cyangwa Seki Ombolenga na Bugingo bagenda bagahizima akegerana na Haji bakegerana na Forenganye Keva kazamukana n'uyu Rishari, ugasanga Rayon Sport igiye kukwataka iri muri metero 30 zizamu ifitemo abakinnyi batandatu. APR uzagenda ureba igishwa gukrasira nombre muri box ya opponent. APR kina nabi cyane ni cross zingahe Claude arekura zimeze nk'amacumu barutayizamu ntibazikoreho zikabarenga. Rayon Sport itsinda cross zingahe Lorenzo? Urakoze cyane. Rayon Sport itara cross zingahe? Ntabwo amakipe akina. Rayon Sport irakwinjirana. Ibintu bya cross ni ibintu by'abaturage ma. Petit fire hanze. Ari umukinnyi uzi gutera mwizamu ntago byari bitego. Oya ibintu byitwa cross. Imipira yose ruboneka shot ikagoma mu maguru y'abadefenseri. N'imipira akavuye mu bitego. APR créer ama chance, APR rema ama. Iya créer tubijyane iya créer. Ntago mva ikintu APR ntikandagira muri box kenshi. Ubivuze neza. Kagege atera cross. Azitera nabi. Uriya Seki Claude atera izindi. Wavuze ngo ruboneka n'ibintu navuga bya Omedi byo gushoteranya inyuma ya box ugashaka gupfumura. N'umuntu ufite ibitego biri muri APR umwibuke. Siramine ba yabishoteraga inyuma ya box. Bine amaze kugira bine. Nuvuga ngo APR muri championnat. Yes, mfite fact ngo Lamine ba yatsinze ibitego bine, Mamadou Si yatsinze 2 bya penalty, Nige na Clement yatsinze 2, Twisenga Arsene yatsinze 2, Kwitonda Leba afite igitego kimwe, Frodouard afite kimwe, Ramazan afite kimwe, Ariuswane kimwe, Dushimimana Olivier kimwe, Gilbert Barafinda kimwe, Ruboneka umuntu twavugaga Lamine ba yatsindira inyuma. Ibitego bitsindira inyuma box Lorenzo. Na APR ni itsinze baravuga ngo yatsinde kuri penalty, ugasanga abantu baranabura nanga ngo buri yasengo yariyo ngo ntiyariyo. Ikibazo gituma bigeraho no kuvuga ngo iyo yamaze kubaka bakayibloka ni gute unlockinga baro none ngo yinjire kuri bwa butaka butagatifu ariyo box. None tuvuge tuti mbaho matsinze 15 sezishize zikukusanga muri box zakunaniye. Tuvuge tuti Arsene baramuzanye zagusanze box zarakunaniye. Tuvuge ati Mamadou Si zagusanze box zarakunaniye. Rayon Sport bita uburyo Rayon Sport kanajya muri box nka Bayern. Bwa Thierry Forge ntabwo ikibazo twakivugaga cyo gutsinda ibitego cyo kugorwa no gutsinda ibitego. Ku bwa Thierry Forge ntabwo twayivugaga. APR ka gutsinda ibitego byinshi ku bwa Diri no ku bwa Thierry Forge ikibazo cyari gihari. Sibyo none se nyine numva nyine uretse bese zabatoza nyine umuzungu yasimbuye undi amakosa ya Froge na Neo Derkonovic cyane umufaransa umunyaserbia byaba no se manu nifite abatoza bavuze ko batandatu babaswa none ko dushima muri APR yabuze ibitego yagera mu Mavubi agaterekamo ibitego 2 akasanga Frank Torres ibitego bya Djibouti subwo nibyo tugiye gufatira statistique ibitego byo kuri Djibouti. Erega niyo na karita yabidahari ariko biragoye ko simakana ko umutoza adafite ibyo gukosora ibyo adakora neza bidahura. Ariko nanone ni nabyo byinshi kwizige mu izina ry'Imana abakinnyi bakomeye bashobora gutsinda ibitego no muri conditions zigoye. Reka nkubaze ikibazo reka nkubaze reka ngwi urugero muri match za championnat arija nabitsinda ndagwa match 3 ndagwa match 3 umbabarire tugendane unsubize tujya kuri ariko rero murimo yaba APR tujya kuri reyo yaba APR baba baswabo bakinyi APR ni kipe gutsinda penalty 2 nazo zitavugwaho rumwe kipe nka Vision baba baswabo bakinyi ka gihumbi. Ubu niyo gutegereza penalty nazo zitavugwaho rumwe. Nakubaza ngo batozwa nabi nabo gukina buretse izamu mwiza bawinga beza 2 na nimero 10 mwiza nabo kubura igitego kuri Vision niyo batozwa nabi bakakibura kuri yego ni ahubwo kwisubiza match nari nkubwiye nizo zatense yego ka gihumbi ushobora gutozwa nabi rutayizamu komeye ugatsinda ibitego muri conditions zigoye. Gutoza niba utabikereye niba ubikerensa reka nkubaze who is going to be blamed noneho iyo bimeze gutyo ninde ubazo na blaming ibice 2 sibyo umutoza si mwiza ariko ntibigarukiraho. Icyo nicyo ntemera ko bigarukira ku mutoza n'abakinnyi uko Dauda tuvuga ko ari umukinnyi mwiza. Tuganira imikinire kibazwa ndi tukibaze chairman wa APR imikinire kiriho APR nitojwe neza ariko nanone urwego tuvuga rwa Dauda nyumva neza rwa Dauda Yusuf rwa Clement ntabwo ari yo level y'abarutayizamu wa APR FC n'abawinga abo ba Gilbert ni Somedi barimo gukina. Ntabwo APR nibyo natangiye mvuga ngo APR ikeneye kuzamura urwego
ku myanya imwe n'imwe itari ku rwego rwiza. Hanyuma Rayon Sport ibitego itsinda ibitsindirwa n'abandi. Reka mabwire ibitego Rayon ifite 25. Reka mabwire abakinnyi ba Rayon nibo beza batera imipira hanze, batera imipira mu maguru, bafite clinicality. umutoza afite hejuru ya 70% y'uruhare rwabo, kubera ko reka nsoze kuri iki kintu. Sorry gato, uko uvuze ngo n'umutoza ukaza undi agatoza barafinda agatoza na muzungu, ikibazo ni kiza gutanga umusaruro. Adiri yarabatoje, wamuvuze Adiri yarabatije baraproducing rutayizamu APR se ntibahindutse, rutayizamu APR yarindetse agari inshuti ino, reka tubiclosing ego, rutayizamu APR yarindutse ino, abakinnyi bahindutse. Uburyo bw'imikinire abakinnyi bahinduka batahinduka, umutoza agira uruhare runini mu guhindura uburyo bw'imikinire. Urugero ruroroshye, murebe Everton, hari abakinnyi David Moyes yazanye, abo yasanze arimo arabakonvertisa bagatsinda ibitego. Nuvuga ngo rero twabyemera tutabyemera, kalite y'abakinnyi bayibara kuri 30%, ariko uburyo bw'imikinire buba bufite uruhare rurenga 70%. Akaba yuganiye n'umutoza, abantu baganira n'umutoza mu gikari, arakubwira ngo nanjye abakinnyi mfite imbere. Ntabwo bari ku rwego rushaka. Niba bamuguriye rero abandi batatu akaba ntacyo azakora. Papa Masongo reka turebe abashyashya. Reka turebe abashyashya. Marche Gagre Vocation Training Center irahari, ni ikigo cy'imyuga n'ubumenyi ngiro gikorera hano mu Rwanda mu karere ka Bugesera, hariya mu murenge wa Ririma. Bigisha ubwubatsi, gusudira, budozi, bukanishi, gutunganya imisatsi no gufotora no gutunganya amashusho, byose barimo barandika abanyeshuri bazahiga tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu, kwandika bizarangira tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri. Hamagara